Ndagusuhuje kandi ngushimiye guhitamo neza uyu murongo wacu wa YouTube channel. Twe tuguha ibyo twacanguye kandi dufitiye gihamya. Ni ibisanzwe ko umuntu wese ku isi agira havukira, aho akahatura nyuma yo gushyika ku isi cyangwa kwimukira ahandi bitewe n'impamvu runaka. Aho wavukiye cyangwa inkomoko yawe hari icyo bivuze muri sosiyete. Iyo uvuze aho ukomoka burya hari message bitanga bitewe n'uko aho bivugira hari uko bafata aho uvuze nyine wavukiye. Iyi ni Urubibi TV, nge ndi Shaddy Inshuti. Uyu munsi reka tuvuge iwacu hano mu Rwanda, turebe uko sosiyete ihita ifata aho uvuze wavukiye cyangwa inkomoko yawe. Tubivugeho. Mu Rwanda rwa mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi 1994, iki gihugu cyari kigizwe n'amaperefegitura asaga 10 ndetse n'amakomine asaga 148. Buri perefegitura mu zari zigize u Rwanda wasangaga abahatuye rimwe na rimwe bafite umwihariko wabo, ndetse hari nuko ukomoka muri iyo perefegitura yafatwaga muri sosiyete nyarwanda. Reka turebere hamwe cyangwa twibukiranye uko sosiyete nyarwanda yafataga buri perefegitura y'u Rwanda n'abayikomokaho. Tubivugeho mu buryo burambuye. Reka duhere mu majyepfo y'u Rwanda. Ubusanzwe amajyepfo y'u Rwanda agizwe n'icyahoze ari perefegitura ya Butare, Gitarama ndetse na Gikongoro. Butare. Abanyabutare muri rusange bafatwaga nk'intiti, injijuke, abantu bakurira mu mibare. Mbese Butare yari ku gicumbi cya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Ahari naho havuye ngo Abanyabutare bavukana 3 yisumbuye ku gicumbi cya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Nyanza nayo yari agace kamwe kagize perefegitura ya Butare. Abanyenyanza bafatwaga nk'abantu b'incakura, abajura bo kutizerwa rwose. Gitarama mu Nduga. Gitarama umuntu wawo wese yafatwaga nk'umuntu w'indyarya, umuntu utari uwo kwizerwa, umuntu kwihishamo, umuntu mbese ushinyiriza. Gikongoro ibunyambiriri. Gikongoro umuntu wawo wese yafatwaga nk'umuntu utajijutse, udasobanukiwe na byinshi bigezweho, umunyamusozi. Ari no bavugaga ngo iwabo w'abatebo ku Gikongoro, abantu badasobanutse rwose. Iburasirazuba kera yari igizwe n'icyari perefegitura ya Kibungo na perefegitura y'Umutara. Kibungo. Abanyakibungo bafatwaga nk'abantu b'abarozi ruharwa, abantu bagenderera ku dutaro, abantu basobanukiwe neza na gahunda y'insina n'ibizikomokaho, kwengesha ibirenge. Umutara. Umutara ubundi umuntu wese wawukomokagamo yafatwaga nk'umuntu ukunda amata, ukunda korora, ukunda imirimo itavunanye, ukunda ubuzima bworoshye. Iburengerazuba ni icyahoze ari perefegitura ya Cyangugu, Kibuye na Gisenyi. Cyangugu. Abanyacyangugu ubusanzwe bafatwaga nk'abantu bakunda inyama, bazi gushabika agafaranga kandi cyane bakundirana. Kibuye. Abanyakibuye kera iyo wageraga ahantu bagufataga nk'umuntu ukorana imbaraga, uzi gushakisha ariko kandi utavugirwamo. Gisenyi. Abanyagisenyi bafatwaga nk'abantu bazi gushakisha, mbese bazi ubwenge bwinshi cyane muri bizinesi, nk'abantu b'ibukuru iwabo w'umwami, bakunda kwiga kandi biyumvamo kuzayobora. Amajyaruguru. Amajyaruguru y'uyu munsi ni icyahoze ari perefegitura ya Ruhengeri ndetse na Byumba. Ruhengeri. Abanyaruhengeri kera bafatwaga nk'abantu b'abanyambaraga buri gihe, abantu bavugiraho batagira uburyarya, abantu barya cyane ariko kandi banakora cyane. Ibyumba. Abanyabyumba bafatwaga nk'abanyambaraga, bakunda ibigage, bazi gushabikishiriza ahandi hose mu gihugu. Umujyi wa Kigali. Abanyakigali bafatwaga nk'abantu basobanutse cyane, abantu ariko kandi banafatwa nk'abatekamutwe, abantu kandi bafatwa nk'abasongarere, abantu barya dukeya
ariko kandi bakagira isuku. Nguko uko inkomoko yawe yafatwaga muri sosiyete iyo wajyaga ahantu hatari iwanyu. Ibi byashoboraga kukongerera amahirwe cyangwa bikakongerera ibyago runaka, hanyuma ukagira nyine ayo mahirwe cyangwa ibyo byago biturutse ku nkomoko yawe bitewe n'uko sosiyete yafatagaho